nyoherereza location y'ahantu uri ngewe ubwanjye ndiyizira mabuja nawe nturakare rwose sindakare nta soni urimo urashaka kujya kundega ngo sindakare ndaje nkwereke ko noneho ngewe nakundaga umukobwa wanjye icyo ntashakaga ari kiriya cyana yari atwite none nicyo cyasigaye umwana wanjye arapfa rero ubu n'ubundi ntacyo nkiramira n'umugabo wanjye bimeze nabi ni hasi hejuru yananyirukanye rero n'ubundi ntacyo nkiramira ubu nawe kuba nkikumva uvuga ndumva biri kundya ahantu nyoherereza ahantu uri ubundi nze nkwereke ukuntu nkugira none nanjye ushaka kunshyiraho washyize umukobwa wawe ahubwo waho washyize umukobwa wanjye kubera iki watumye apfa wagombaga kumusova mbere y'uko apfa mabuja ariko nakoze ibishoboka byose ni ukuri nese wagiraga basi ko yapfuye n'umwana mpite muhubura umva nkubwire ufunga ako kanwa kawe nibikunanira kugafunga uri kunyumva ngewe ndaza nkagufungire ku buryo katazongera no gufunguka n'umunsi warimo mabuja rwose urabizi ndi hano ntabwo nabasha kugafunga bahamajije kumfata ngo bikunde niyo mpamvu ndi kugusaba ubufasha basi ntubifate nk'aho ugiye kunyishyura mereza ubwo bufasha mvuge kugira ngo twese tutazabirenganamo batazagufunga nanjye bakamfunga koresha ayo naguhaye nayo ntabwo yari makeya wagicucu we ubu nyine twumiwe nta kundi none ariko ntabwo byarangirira ahangaha pe ndabona nanjye abayobozi bakwiye gukurikirana kiriya kibazo cya bariya baganga gute umuntu abapfira mu biganza bamufite ngewe wari uriyo hariyo umuganga wamwakiriye kuri materineti niwe ugomba gukurikiranwa mbere y'abandi bose ubwo rero ni ugomba gufungwa mbere y'abandi ahubwo ibitaro muri rusange ibitaro se byose byagombaga kwita ku abaganga bari bakoze uwo munsi ibitekerezo uratoneka aha turi mu byago turi mu byago se bivuze ngo n'abandi bantu babigenderemo kubera ko turi mu byago ariko niko kukuri ese abaganga bari bakoze uwo munsi abaganga bari bakoze uwo munsi bose abo baganga nibo bagomba gukurikirana nyine abo baganga bari bakoze uwo munsi wose umuntu wari wageze kuri ibyo bitaro w'umukozi wabo agomba gukurikirana umuntu wari wageze ku bitaro aho yabakurikirana uriya muganga wamubyaje uko ni nawe nayo naherekane n'ingingo ajya kwita ku mubyeyi ajya kwita ku mubyeyi yirwa yirozonga yicisha hirya no hino ntabwo umuganga bavuga ngo bagiye kwirukana abaganga bose cyangwa bahane ikintu bakuraho ubwo ngo wari ufite operasiyo yo kubaga uwo mubyeyi cyangwa kumubyaza ndikumva ariyo bakurikirana ariko kuvuga ngo wari uri kuri resebusiyo warayizamu wari urangwa bose ngo bagiye kuhana bararengana ntabwo numva ngo bararengana bose ariko barengana gute kandi bose bari bagomba kuzuzanya imwe niba yishe inshingano ze undi akamukebura niba atarashoboye gukora ibyo bintu bagashaka undi ubishoboye ese ibitaro byari bifite umuganga umwe hari ibitaro bigira umuganga umwe yewe mbwira ubu ngubu aracyari ku bitaro aracyari kugenda akavura abantu ejo njyayo tujya gukurikirana ikibazo ntawe nahabonye umva yarahunze ariko rero twese turi kuvuga gutya gusa umwe avuga ibye n'undi akavuga ibye kurikije amarangamutima twese dufite kandi koko birumvikana nyine buri wese agomba kuvuga uko abyumva kubera ko ni umuntu wacu wabigendeyemo ariko rero hano tuhafite umupolisi kandi muri iyo departement ishinzwe kureba biriya bibazo biba byabaye hariya reka ko ayikoramo reka yatubwira ese ubundi amategeko abiteganya gute ese ntabwo twaba turi gushaka kurengera watubwira by'ukuri niko biri koko ariko mbere na mbere nanjye nkomeje kubanza kwihanganisha abo muri uyu muryango mukomere kandi mukomeze no kwihangana ariko ibyo ngibyo byo gufunga umwe cyangwa undi hari porosidire bicamo ahubwo icyiza mwareka bigaca mu mategeko kuko turacyari kubikurikirana byaratangiye turimo kubikurikirana kugira ngo turebe
aho inkomoko yabyo mu rwego rwo kugira ngo dufate uwateje ibyo ngibyo byose bibumbi hamwe turi kubikurikirana rwose pe. Ndabizeza nk'umuryango nkaba n'inshuti yanyu turimo kubikurikirana nka polisi kugira ngo uwo muntu abashe kugira. Ahubwo ngiye cyo nabasaba nk'umuryango nabasaba kudakomeza gushyamirana kwitana ba mwana kuri buri umwe wese, ahubwo mukareka amategeko agakora ibyayo mu rwego rwo kugira ngo hafatwe ufite icyaha wa nyawe, atari ukuvuga wowe kubw'amarangamutima yawe kubw'impamvu y'ibyago ushobora kuvuga vuba ukavuga uw'icyaha kidashobora gufata. Mureke rero ibyo byose mbasabye kubirekera ubutabera bukabikurikirana. Ndabashimiye nk'umuryango kandi nkomeje kubihanganisha. Murabyumva rero ko reka tureke ababishinzwe bagira ibyo bakora. Yes, ku mugani we dushobora kubikora ko twebwe twiboneye ugasanga twishe iperereza kandi ntabwo ari ikintu tugamije ko kureba ko umugizi wa nabi yafatwa. Muzehe Rurangwa rero hindika banze y'ibiki kintu ntabwo ibintu ngende buze kubyemera, ntabwo bibuze kurangirira ahangaha. Mugabo ari muri koma, ntabwo ndi kumva ukuntu apaka akiri mutoya. Yego ntabwo ari bubyemere, ahubwo nanamenye uwo muganga hana nahatuye ngiye nagenda nkamwivuna none ngiye bitekerezo muzehe kubyiye uretse gutekereza ibindi turindira ibi bibazo kwiyubira bazo kubangamira iperereza. Ese ubwo kujya kumwivuna bwo nibwo wabukemuye ikibazo cyangwa ubwo bucyongera wenda byibuze nkicara ntuje mvuga ati umuvandimwe wanjye namuhoreye. Ntabwo hari ikintu turi kubona neza. Ubundi muzehe umugore wawe ari hehe? We nawe muri kudukinga iki hagati yanyu mwene? Ariko se ubutaha ko nabonye ntazi ukuntu byagenze. Twashoje ikiriro yari imaze kugenda kare. Muzehe sorry kubona guteshera akazi kawe cyangwa ibindi bintu wari ugiye kujyamo. Ubwo nta kibazo uri inshuti y'umuryango ntabwo nabura kukumva uko byagenda kose. Byambayeho urabizi. Bizi cyane. Nta na kimwe nigeze mbahisha kandi ndacyanabakeneye no kuri aka kanya. Ikintu nshaka kugira ngo tuganireho ni nko kugisha inama. Nubwo wenda tuvuga ngo kwa muganga ariko twese ni ugukeka. Sibyo? Noneho nkibaza ese iki kibazo nkizane wanyu muri polisi cyangwa ngende kwa muganga tureba hano tubihwanyiriza? Wangiriye inama? Urumva ngiye se ubwo inama nakugira ubwumvikane bwawe hagati no kwa muganga yego burakwiye, ariko byibuke neza ko habayeho ikibazo bigomba no kuza no kujya muri polisi. Icyambere ugomba kubanza kugenda kumvikana n'ibitaro, icyo nicyo cyambere. Kumvikana na biki? Ugomba kumvikana mvuga nta bundi bwumvikane, ahubwo we ni ukumenya uko umuntu wawe byagenze. Ariko icya kabiri nanone ugomba kuza kuri polisi kubera ko habaye n'ikibazo. Impamvu ugomba kuza muri polisi ni iyi ngiyi. Urumva habayeho kubura ubuzima umuntu urimo kubyara, kugira ngo hatazagira n'undi muntu wongera gupfira hariya ku iseta, bigomba gukumirwa. Niyo mpamvu iyo niyo mpamvu ugomba kubizana muri polisi, kuko niyo wowe utaza gutanga ikirego bikaba byaramaje kumenyekana mu bugenzacyaha, ni ukuvuga tugomba kubikurikirana. Ahubwo igihari wowe ugomba kuza kubera ko ntabwo ngewe ari nge upanga akazi ku buryo dukurikirana n'ibyaha. Baza ugatanga ikirego hakagenwa ushinzwe kugikurikirana. Ntabwo ari nge ushobora kugenda kuvuga ngo wowe mumpereze nkurikirane kiriya kirego. Oya, nge wenda nshobora kuba mfite nka 20% yo kuba nakurikirana ikirego cyanyu, nagirirwa ubuntu n'Imana kuko ndi n'inshuti y'umuryango, bakampitamo kuza gukurikirana ikirego cyanyu. Ariko ntabwo ushobora kubyicaraho kameme, ntabwo ushobora kwicaraho gutyo gusa utaje gutanga ikirego. Yego
Bamugana wawe byuvuze no kuri kuko je nshobora kwicara nkavuga ko wagiye yaragiye ariko birangirira aho ngaho ariko ejo ashobora kurenganirwa n'undi muntu nashobora kuharenganira ko niko kuri n'ikindi kubyihura ntibibuza ko icyaha cyabayeho kandi icyaha kigomba guhanirwa yego wagikoze birumvikana so ubwo natanga ikirego mvuga ko ndarega ibitaro ndarega umuntu ku giti cye ndarega iki ni ibitaro kuko ibitaro nibyo bigena serivisi itangwa kwa muganga noneho ibitaro nabyo bigakurikirana umukozi wari uri kwizo nshingano z'uwo munsi ugenda uvuga ko ku bitaro runaka bira bitaro mwari muriho nibyo ugenda uvuga ko haguye umuntu wawe. Okay. Cyane cyane tujye tunavugisha no kuri hari kamera bareba uwo muntu iminota yamaze aho hantu amasaha yamaze aho hantu bataramwakira bakareba ukuntu ingana ese birakwiye koko ku muntu uri kunda kashobora kumara igihe kingana gutyo nta muganga uramugeraho nimba harabayeho na serivisi mbi nimba harabayeho ibiki n'ibiki ibyo ngibyo niyo mpamvu wakabaye utanga ikirego mu rwego rwo kugira ngo bikurikiranwe n'ubugenzacyaha. Okay. Yego. Ikintu. Turi muri weekend kwa mbere. Kwa mbere nzajyayo. Kwa mbere uzagenda kuri polisi utange wowe kirego cyawe hanyuma gikurikirana. Ndimo ndakubwira ngize amahirwe. Nafatwa mu bagomba gukurikirana icyo kirego cyane. Ubwo ntabwo mpitamo ngene mvuge ngo mumpereze kira kirego abari njye birumvikana. Ntabwo ari uko nguko dukora kameme. Okay. Hari nk'amahirwe nka 20% yuko polisi wari wese yagenda kugikurikirana niyo mpamvu mvuga ngo ngize amahirwe. Sawa. Ndumva ari ibyo ngibyo ibindi wenda nawe uzabimenya cyangwa wenda bazanaguhamagara ko bya byose barabizi ko tuziranye banakubaza wenda ibintu nta tugize imana bagushyira muri team tutagize n'izo mana nabwo kandi ntago byabuza ko ikirego kigomba kugira kandi ndagushimiye ko namubaye. Sasa murakoze cyane. Ndebura ahantu kurera. Nawe uri ngewe wajya kure. Sibyo? Kana natwe niko biri. Natwe tujya kure. None se amaherezo ukabona ari ayahe? Ikintu ufitiye ikibazo ntabwo ari cyo uri gutekereza. Uri gutekereza cyo narangije kukirenga. Ahubwo ndi ku bindi. Bihe byawe? Yes. Henze bite? Uriya mugore Mama Devota urabizi aho namukuye urahazi ujyo nahinduye ubuzima bw'iwabo urabizi sibyo nabo bavukana ntabwo twabyirengagiza ariko biratangaje kuba umuntu nk'uriya yakwirengagiza ibyo byose akirengagiza n'andi mafuti yihishe inyuma nawe uzi akambwira ngo dukore divorce agenda uko nawe ngenda ukwanjye. Niwe wabikwibwiriye se? Njye namubwiye ntamvire mu buzima sibyo ariko arambwira ati okay ntacyo nimba ari kuva mu buzima bwawe ubwo ni divorce pafu bwumva ko ari cyo kintu ari gushaka yirengagije ibyo byose namukoreye. Uretse se no kwirengagiza ibyo bamukoreye yirengagije ko iriya dosiye bari gukurikirana utayimushyizemo ariko ubundi uramugije impuhwe z'iki?
uramugira impuhwe ziki we ko ntaza gufitiye wamufasha ukamujyana mu buyobozi bakamukurikirana kubera biriya bibazo yateje we si umufatanyacyaha komeza umuryamishe niba uzahagushyira cyangwa nko kimwe nyine none icyo yaje asaka si imitungo se shyira hasi mugabane nyine ikindi se shyira mugabane waravunitse waramuzanye ariko uribuka nza kuba hano n'ubundi erega nawe ntabibonye ukuntu naje agatangira kukundwanya ngo nje kumuneka uriya mugore wawe sinzi ikintu ahisha rwose sibyo n'ibi byabaye hari ikindi kintu ahisha ni ukuvuga ngo muri wowe ku bwawe kuba twatandukana ntubishyigikiye ahubwo ushyigikiye ko namujyana mu buyobozi bakamuryoza ibyo yakoze. nyine impamvu ni uko nawe nta mpuhwe agufitiye niba yarakoze icyaha mujyana mu buyobozi kuko nawe nta mpuhwe agufitiye bitabaye ibyo uratega umutwe akandagireho da cyangwa usasibira ibero yicaye ikindi se none ko ari icyo ashaka umukobwa warapfuye si n'uwawe none aratangira ati tugabane ni ibibazo umurundi aravuga ngo uzompusha njye sinzomuhusha none byagenda reka mbitekerezeho ubitekerezeho kuko nta wundi mwanzuro nafata divorce yo sinyishyigikiye kuko aka kanya siyo yihutirwa ntabwo divorce yo yihutirwa erega uriya mwana yari uwacu nubwo atari amaraso yacu yari uwacu kuko twaramureze kandi yari umwana muzima nubwo nyina nyine yagize ikibazo cyo kuba yahura n'umusore udafite nyina bikaba ikibazo ngo nta ukagira ngo we yaje hari icyo afite reka mbitekerezeho mbwira vuba rwose nigendere umva ndi kubona ibintu bitoroshye mbwira vuba nigendere nshaka kuva hano ntabwo nshaka gufungwa nese kuri kundira gutyo nta kintu uvuga mabuja nawe rwose mabuja agira vuba dore ubu wasanga na hano badukurikiranye rwose sinca ariko nkubaze wa mukobwa we ese mabuja ko mbona ugaragara nk'umuntu w'umusirimu w'i Kigali nkaba mbona ufite ubucucu n'ubugoryi bwinshi mu mutwe Kigali se ubu aka kabazo toto niko kagusajije kagutesheje umutwe gutyo i Kigali hari umuntu w'i Kigali muri gereza ariko iyi niyo diri ya mbere wari ukoze ntabwo ariyo ya mbere ariko niyo ya mbere inteje ingaro umva ubwoba bwanyishe ndacyari muto noneho njye kumarira ubuzima bwanjye bwose muri gereza ibyo nize byose bimpfiriye ubusa shamabuja mbwira vuba ngende mve hano pe mwana we ntabwo nanjye sinahabye sinapapye reba ukuntu urabona ntakomeye noneho hari n'umwana wanjye wapfuye nta nkanswe wowe ibintu uri kwigira njye namwishe mbishaka ntabwo nabishakaga wowe warantindije utuma bigenda nyine uko byabaye mana yanjye mabuja mbwira vuba pe nshaka kuva hano ndi kumva wagira ngo bari kutureba gira vuba tugende ahubwo mbwira abakobwa beza bafunze uzi abagore beza bafunze bakurusha n'ubwiza bize n'amashuri adahuye n'ayawe bakurusha n'ubwenge bakurusha byinshi ugezemo rero ugasanga nta wundi urimo ubwo wagaruka ndakumenyesha ko gereza zuzuye tuza ugende gakeya njye nta muntu ujya untwara hutihuti uzi ko wagira ngo nta n'ikintu cyabaye ukuntu umeze wagira ngo nta n'ikintu cyabaye njye nifitiye ubwoba rwose ntabwo nshaka gufungwa ntabwo mbishaka rwose njye ngiye kwiberaho ubuzima bwiza none rero nk'ibi bibazo byose baba ko wari uzi ko ukeneye kubaho ubuzima bwiza kubera iki wowe wakoze ibintu by'ubucucu nka biriya umva rero ngiye kuguha amafaranga ariko niba ujya muri wese
niba ujya mu mwobo niba ujya mu giti niba ujya hanze y'igihugu aho ujya ntabwo mbyitayeho icyo nshaka ni kuburirwa irengero ukagenda sinzongere no kukumva uvuga nanjye niwongera kumbona uzankorera icyo ushaka nushaka uzahita unyicisha ugiye kumbura mu buzima bwawe nta nubwo uzigera umenya ko nigize nanabaho ndakurahiye isumba byose nizere ko witeguye ibintu byose biri ku murongo amafaranga ngiye kuyagushakira uhita ugenda njye nditeguye ahubwo mfite akabazo kamwe konyine sinzi niba ko wakamfasha akahe kabazo se kandi nyine urabona nahunze nirukanka bari bavuze ngo abapolisi bagiye kuza kumfata rero munga niruka ibyangombwa byanjye byose mbisiga mu rugo kandi ubwo urumva nta kuntu nakambuka kanyumvira nta byangombwa kanyumvira kino gicucu none niba ibyangombwa warabisize urumva uri bugende ute nyine mabuja najya gunkorera agafeva wenda wohereza umuntu iwanjye kuko atahazi nako kuko batamuzi baragira hanyuma iwawe si uwo muntu uhazi ninde uri uwo kundushya untesha umutwe gusa ndahakurangira rero ngiye kugerageza ndebe ko nabona umuntu noherezayo agende azana ibyo byangombwa uhita ubura kandi ugende ufunze umunwa telefone ufite uyikure unayijugunye simukadi uyijugunye ku buryo nta muntu uzaguhamagara gukuraho ikuru na rimwe ngo uritange yego mabuja ntabwo ni ukuri ntabwo uzongera kumbona bitari ibyo njyewe nakubwiye ko nzakwica mbere y'uko ujya kuntanga kugira ngo bapfunge mabuja we narakubonye wananyica njyewe nta mikino ngira umuntu wagize uruhare mu itwa ry'umwana we njyewe wandebera irihumye ariko basi nyera amafaranga nyine unamfasha ibyo ngibyo nzane ibyangombwa byanjye nigendere rwose ntabwo nshaka kongera kugirana ibibazo nawe no gufungwa umva nyine ngende njye gutoroma iyo ngiyo imahanga